Cyane umupasiteri numvise nanjye umupasiteri namwumviseho. Urabeshye? Cyane namwumviseho pe. Aho nyine tugakujyayo. Bayi ntanga. Ni hano bari bageze. Ngewe numvise ngo amateraniro uyu munsi ari bose. Mbona hatari. Aje kureba. Ngo noheri n'ubunani. Ahubwo n'umushumbaje pastor Kibiri. Wakaje kuhera amaso nawe ukirebera. Wasanga ari butura. Namafaranga mfite se ndaturi. Muraho bareka banga batuzajya mu ijuru barekagendana nzakagendana agakiza k'Imana wenza Rwanda Noheri nziza bana b'Imana nziza Aza ryarisha umbero kariho kare ariko ubuzima twaje sanga twagenda mani ariko dirije sikataje katajera pastor wabona yasi nabyo mu yena naje kwishakira agiye kunywa ibigaje buri dore twigize abantu ngo tuzateka imitwe ariko uyu munsi I want problems always. batega amatwi muri rya shyamba twababwiye tuzahuriramo wari yumvise umva ayo majwi ari mu mwana bakubwire rero Oya akayira kari hano ntabwo wamenye. Oya hari ahandi kari dukomeze nkwereke. Ahubwo banza ugere ubanza ndebera umubare w'abantu bariyo kujya tumenye n'uburyo twabona amafaranga yo kurya no he. Hey! Nubizi? Yampaye. Kanjeye. Kristo wavandi. Haleluya. Mukomere cyane. Uriya. Ndabona mwageze. Rero tugiye kubabwiriza turabona amafaranga ya Noheri y'iminsi mikuru. Rero mu giterane cyacu tugiye kubabwiriza umuntu uri butura amafaranga menshi ashobora kuza gutsindira indege izajya muri Amerika. ariko batubwiye ngo aje n'undi mu pasiteri. Okay. Pasiteri musa rero twahageze. Pasiteri yo kidara hari nanjye mwari muhavuga ndahari ndahabaye. Ahubwo pasiteri agiye kuhagera. Mugiye guhaguruka dutera akaririmbo tumwakire mu kanya baba hageze. Abari mu nzu ahubwo muhaguruke dutera akaririmbo nubwo naje hano ntabwo nzi yegera ntigiye kutuvangira muhaguruke dutera akaririmbo twaje dushaka kumutambwira ibintu twajemo ko nabonye muza dushaka pasita manzane pasita hano manzane pasita hano mwakora urashaka kuzima jakwa kura pata nawe dushaka indege yose ngo jakwa yose ntago yabonetse tumbonye 35 umwe naturi igihumbi umva ko tuba dufite ukashi ahubwo umushinga twe twapanze n'uyu Noheri ntabwo idusige heruheru tugomba ko tumeze neza ahubwo tugende mbonye n'abeshi bameze neza aha Mwiriwe bakristo bene data. Yego. Muraho nyagupfa. Yesu Kristo abane namwe. Nawe kandi muhorane. Uyu ni wa munsi. Pastorage. None se kari kuvuga ngo umunsi yahindutse. Nakwihangana mu gatuzamo gake. Tukabanza twanasengamo gake. murabona ko yambaye ingofero. Tube pastor Jago. Ngoni muceceke gato tubanze dusenge. Ntabwo twajya mu gihe cyo kwakira. Wambaye ingofero yayikuramo kugira ngo duhe Uwiteka icyubahiro. Noneho mwese muceceke dusenge. Uwiteka nyirimuwe nyiribambe nyagasani wacu. Undebere aba bakristo bacu niyo bazanye amaturo. Kuko dukeneye iminsi mikuru. Haleluya ariko. Amen. Haleluya. Rero nyagasani tugutuye amaturo yawe tukuragije abakristo bawe ubatagatifuze uze kubakuramo ingona ziba ni mu mufuka baze gutura amaturo meza cyane. Yego dawe tubaragije Imana rero mu gihe muza kubwirizwa na pasiteri avuga mukaza kunyurwa muze gutura izo ngona ziba mu mufuka sangegira ziracyakanuye
amen ariko njye hari icyo ntari kumva Zandi ibintu njyana ari kumwe dusenga ingona twazanye mu mufuka ko ingona nta nubwo ajya mu mufuka haleluya oya ntabwo mugomba gusuzugura Imana ariko murimo murasa ntabwo mugomba gusuzugura Imana ntawe nanumvira pastor uvuze ngo haleluya amen nizere ko isengesho Uwiteka yaryumvise yego ndabumva cyane utwumvishe ngahanga ngo muraza kufite amafaranga imeze bite nibyo cyangwa ni amafaranga ya Noheli n'ubunane arahari aho okay none yego ndakumva sha ufite ubwanwa nk'ubwa ruhaya yewe numvise ngo munaza gutura ingona imifuka y'indi ingona turazivare ko no nta cyuzi gihari okay ikibazo cyawe cyumvikanye ceceka turaza kukimenya haleluya amen okay noneho bakirisu bene data ndakumva sha mu byibahiro byanyu rero ariko se izi ningegera uzaje gusenga mu byibahiro byanyu twigeze kubona haba pasiteri ariko wowe nabonye urakaga kakumiro ngiye nabona amateraniro oya ikibazo cyawe nacyumvise ngiye kugusubiza mu buryo bwiza unzi ibyo ntashaka kuzira se pasiteri aho rekera ngusobanurire nimukizera ibyo nkora n'ibyo nkora byose mujye mwizera ibimvamo ngewe inyuma si ngewe Uwiteka ashaka ibindimo ntabwo gutya ngaragara ndi igisambo mwanyumvise kugira ngo uhabwe amafaranga ya Noheli wambaye nk'umutega ku isi kabisa bambwirira igitekerezo bangereza igitekerezo cy'ukuntu nyine bari buze kubona iminsi mikuru ya Noheli bakristo bene data rero turaza kubabwiriza rero muceceka hamwe mutuze muze kumva ijambo ry'Imana mudategwa kandi ndabashimiye cyane kuba mwazindutse muri mfite ikindi kibazo akibazo bya nawe twabiri ziba mucereka ibibazo gende umehasha okay ubwo rero kugira ngo rero umuntu aze gutahana ihene ya Noheli abo yako muratubara turamasaka cyangwa turinga noneho ndumva mufite umwuka wera mwanshishiriza akantu kakaririmbo kugira ngo umwuka bane natwe aha hantu twateraniye muri riteraniro mwazanye n'icupa ryo kunywa ubundi ngewe pastor shaka rimbo twaba tukamushiraho no mubahiro byawe amen riteba n'icupa ryo ntabwo narijyamo kabisa ako kantu akaririmbo ka Noheli nanjye ndahari ngo dufatikanye tukaririmbe haleluya ariko haleluya amen amen Imana batagezeho amavuta ntabwo maguru ni wo mugabo ufite ubwanwa nk'ubwa ruhaya ntabwo maguru muhaguruke dushimire Imana kubwo kwakira umupasiteri umeze nk'umujura haleluya amen bakirisi bene data mwagabanya umurindi wanyu mugacishaho akarimbo tukaririmbana twese turi hamwe mu byibaro twagiye cyoshyira akaririmbo keza himbaza Noheli haleluya haleluya amen Uwiteka arabakunda abana banjye b'Imana Noheli nziza bana b'Imana haleluya b'Imana mwicare amen kugira rero mubashe kubona ibya Noheli murasaba gusubiza ibi bibazo bigira biti yego haleluya ariko amen mukunda Yesu murabona mwatebeje Yesu yavuze byari Yesu mu buzima bwacu 25 saa za nijoro wari uhari ari habaye iki munyibutse mwana yavukiye okay ajya avukiye mu gishanga yavukiye mu Rwanda mujyi mukuru hariya wowe uri ingegera cyangwa nibatira hamwe nibatira hamwe okay ubonye rimwe yes muri Saheli ufite ubwanwa nk'ubwa ruhaya ari he mu giti cy'intusi cya kindi babanye wowe nureba nabi Uwiteka arakujyana udapfuye ndajya mwijuru ndabasiga buriya ni kukureba nkabona n'ubwo bwanwa bwawe meze nk'ubwa ruhaya ubu ngubu radi nayo gutura ufite pasiteri ndatura urukweto sando Yesu yavukiye Betlehemu okay wowe Uwiteka kwishimire yego pasiteri ngaho gahaguruka yego pasiteri noneho Uwiteka kwishimire ngaho tura tura rwose ni ukuri Uwiteka yakwishimiye ubu uvivuye mu gitabo cy'abantu bazajya mu ijuru turaturaka kangahe
niyo watura rimwe nta kibazo kandi abandi bafite muratura Pastor hande uwimiye amena amafaranga ugiye kuyahereza uyu mpagarariye waza pastor yego mfite twashanga tuvuga ngo tugiye ufata amafaranga none ngandeba turi kuyasura imeze bite ayo mafaranga yego bagusubize neza rero muratura mwebwe noneho impamba yanyu yo kuzaja Noheli muraza kwibona nyuma amateraniro arangiye arangiye tubafitiye ipromotion ya Noheli nk'abakristo bose No. turi witeka atazakuvuma pastor tanga icyacumi cy'amaturu witeka atazakuvuma akaguca mu muryango haleluya bivuze ngo tura haleluya haleluya vuba haleluya tanga icyacumi cy'amaturu haleluya haleluya tanga icyacumi cy'amaturu Uwiteka yarishimiye tanga icyacumi cy'amaturu Uwiteka arabishimiye muture ntabwo twakwishimiye Uwiteka ntabwo ashaka mufite amarasta Uwiteka ntabwo akeneye abantu bambaye boda boda yego pastor muzikure muture baguhenga nta gasupu karimo muture hagera n'abandi muture bugiye kuko bari kukubona bakamura ingegera bugiye ndaza kuyabakuramo ngaho genda okay ase ko wari umpagarariye nakererewe mu maturo kandi uriya mukobwa rwanjye akubwo ndakeka bataragera umwanya wo gutura kanzamwereka amateraniro niyirimo imigisha uriya umuntu uri buze gakora ku ngofero yanjye ari butwara imigisha haleluya haleluya uyu Imana yamwishimiye ngwino hano sha ihute imvugirize ingoma sha mbene mbarura n'abandi komera cyane yewe narindi gukora ayiwe haleluya muri Mateyo haravuga nako ndibagiwe arya ni muri Timoteyo uyu muntu ninde Yesu avuka murabyibuka oya Bibiliya iba muri telefone ikoranabuhanga ryaraje mwabimenye haleluya mujye mwibuka neza gusoma imirongo ya Bibiliya Uwiteka atazabarimburana n'ibyaha byanyu araje abagirira impuhwe mwe mureba nk'ibihunyira araje ibyo bishyushye bikuramo murifite amaturo ingoma vugiza ingoma haleluya haravamo haleluya pastor rero ndashaka haboneka undi muntu umwe watura turebe yuko twazagura ingoma amen amahoro mudatura sha fonengereye eyiwe tura ongera uvuze ingoma baragwawe n'indege haleluya aha buriya rero Uwiteka yarishimiye uyu mwene data watuye bwa mbere rero nasanze mu cyanyu ntango ririmo pastor nanjye ndashaka umugisha urahari nukora kuri ingofero Uwiteka arakwishimira wajya wowe wanyimye antiboroke se barayiguze icara haleluya Uwiteka nanjye ndaka kumere aha ngaho turashatura ariko rero ujya kuri liste y'abazajya mu wayamenye gira vuba arashaje mutura oya ndashaka yo mutura vuba daramenye yawe yaraboze yego ibibazo byanjye byose nari mfite ubu bigiye gushirira ntabwo uzongera kumwe ikigali reka Uwiteka abana y'ubugona nakwishimiye uza kungarura 900 ukureho ikijana ni ukuri kw'Imana mana yanjye pastor nanjye rwose ngomba gutura nubwo nagize nanjye nayifite muture nayifite nk'akabakene nanjye yabishimiye Uwiteka yabishimiye pastor nanjye nakuraho ijana ngo ure 400 ako baba bari kureba utanyiba pastor aya nayatsindi haleluya umuntu wishimye cyane nagire indi bibazo birakemuka nanjye ngihaye pastor umva nkubwire dore urushaje utarawongoye urarongoreje mu gitondo
mukora ku ngofero mwese umugisha w'Imana twawufashe umugisha w'Imana twawufashe haleluya hari umunyamikwe nawe ushaka bidukora ariko byaba ari basa wari ushaka kabidukora bora kumugisha wamfasheho gutura hari umubare umwe ndi kubura utaratura genge akabutura mu muhaka yiranyure komeza haleluya amen muture sha muture mutere nakaririmba cyako gushimira haleluya amina agakiza Imana weza kagendana kagendana agakiza Imana weza ntaga gishaka barasi musakara rukuraho n'uto yego weza kankira mu rukwe oya ibi ngibi witeka itana kuvuma wowe ndakwanze kangusibemo abantu bazajya mu ijuru badapfuye ukajya mu ijuru kandi Rwanda rwaraguze amamiliyoni shaka amafaranga nayo ndayakwima okay wowe avuye nayo ndayakwima uhereye aka kanya kandi kuba n'umuhirimbiri muhereza amafaranga ariko yicyonde wamuhereje amafaranga uzajya mu gihimbukiro ndabona uwo musatsi arihenga sora umuntu protocol arihe cyo mukirukana genda turakwamaganya mu idini ryacu turakwamaganya neretswe nsanga mu mifuka yanyu hasigayemo ingoni imwe harabura ijana rimwe twashiriwe paste ndashaka ijana rimwe yakubise inzu bipfunsi uwiteka ntabwo akunda abantu b'abaryogo ndahari ikintu ugiye kubabwira twari umuntu wari wadusuye waje kureba urusengero rwacu uko rumeze w'umuzungu ni ngewe Yoshida pasiteri Yoshida dore rero hari umuntu we waje amateraniro kugira ngo ntarangiye materaniro arangiye ararangiye da imigisha ko tutayibona paste kutatugarurira Pastor ntabwo natugarurira bashaka imigisha paste umugisha uravuna ako pastor reka nkubwire akantu nabyibutse sha mugabo nta mugabo uvuze impundu muvuga kivugo okay ego muvugira uwiteka wanje uvuga wanje kandi ibi birarimbuka nimureba nawe muragikuzimu ahubwo pastor akantu kamwe gatoya ndakubumva ariko wanze gutura ndi kubibona rega nyine akantu najya kubwira kerekeye no kuri ibyo nyine ndarebye navuga ati nundi munyabyahunga nawe mwirutse ubundi ibintu by'Imana ni nyinshi cyane zirenga igihumbi buriya urushishi uraza runduma akabuno nibuka ko ntatuye niyo mpamvu ugomba gutura kugira ngo ujye mu mubare w'abazajya mu ijuru badapfuye buriya Imana rwose naho wayicika aryamaze kubona amafaranga 15,000 aya noheri yabonetse sha ngaho tura uwiteka yakubonye tura nanti boroke ndayishaka ubutuye fone yanyera amenetse tura noheri nziza adutera karirimbo noheri nziza haleluya iyo Mana dusengira komeye akiranye n'uvugo bw'umusurunda w'umwiki nta kibazo ntacyo unywa amazi ntukangirize urusengero rw'uwiteka mujye munywa amazi n'ibidasembuye nta kibazo reka ahubwo wowe ari ukumfasha kugira ngo basusuruke ongera ncurangire ngiye no gukojora umanye niyo ngofero nta mupasiteri ukojora ubundi haleluya babwiriza bure wowe urajya mu udapfuye babwiriza ndaje haleluya ntabwo ushaka kuduteka Imana dusengira Imana itabura guseruka Imana dusengira aratugarura gute pasiteri wasanga agiye koko mwana nawe kugura umusurunda ugura iki ariya kubanza tunayabonye rero wari uri kudusengesha turagutera ya uzajya ntituyabonyemo amafaranga twayabonye sha hari ibyo najyanye yampaye harayo uri watwaye shira hangaha tubare turebe kumbara se haburani nzi ko turabona nk'ibumbi nka veni ariko ntacyo turadutunguza
ntayandi se yamuhaye inka nkubwire rero mugabo iyi minsi mikuru yabonetse wa gicucu bari bazi ko rero ari pasiteri ngo waje kubwiriza tubare vuba vuba mba nkubwiye kuntu bigiye kugenda rero n'ubundi ntabwo wabwejaguye cyane nabwo 500 yanashaka gitaza kubinzanamo mba nkubwire wa mugabo akira ngongera ijana ibiki kabiki se uratuma ubiteka agusiba mu bantu bazajya mu ijuru badapfuye iyo yari imitwe twagiraga abakristo rero ibyo ntubinzanemo umva rero nkubwire amafaranga urayaza turagabana mba nkubwire turagabana kabiri we iravuga nushaka kugabana uzarinda upfa utagabanya ibyo ntibitureba uzajya kugabana kwa so uzajya kugabana kwa so na nyoko iwanjye nta muntu twaranga yonyine iwanjye nta muntu ujya ugabana iwaje kuki twara ukavugera hanya jasunya ifasha guturisha kare kandi hanje nigende bavuze sha wenda bandi ningegera